munyemerere twumve iyi inkuru ibabaje cyane iherutse kuba ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu 2026. Mbere y'uko dukomeza iyi video munyemerere gatoya tubanze dusobanukirwe iby'aka kavidewo gato tumaze kubona. Aya mafoto abiri umaze kubona bafite ni mama n'umwana we, naho uyu mugabo muremure wabonaga ari umwe mu bafite ifoto ni papa w'umwana. Muri iyi minsi ibyago bikomeje kubaho kandi ibyago bibabaje cyane. Ni mu gihe kitari kirenze iminsi 4 tuberetse inkuru y'umubyeyi wapfiriye mu rusengero yavuye mu rugo iwe nta kibazo yari afite, ndetse ni mu gihe kitari kirenze amezi 2 ashize tuberetse video y'umugeni wapfiriye muri taxi ubwo bari mu bukwe. Uyu mubyeyi amazina ye yitwa Mukamana Josephine, yavutse mu 1998 mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri. Yakuze asenga cyane kuko mu mwaka wa 2009 yabatirijwe muri ADPR. Yaje gukura maze ararambagizwa akora ubukwe ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 2025. Ashyingirirwa muri ADPR. Yaririmbaga muri korali yitwaga Salemu. Nk'uko mubyiyumviye iyi nkuru mbi yica mugongo tuyitangaje ataramara umwaka mu rugo, kuko yashyingiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. None iyi nkuru yatangiye gutangazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026. Ushobora kuhita wibaza ati hari habaye iki kugira ngo uwo munsi iyi nkuru mbi aba ari uwo munsi iba? Mbere ko tubivugaho reka tubanze tuvuge ku buhamya butoya umugabo yatangaje mu gihe cyo kumushyingura. Kugira ngo nambwe ubuhamya bw'umugore wanjye. Uyu mugabo yitwa Niyongabo Theoneste, akaba ari umugabo wa Mukamana Josephine. Mu buhamya yatanze yakomeje avuga ko yahuye na Mukamana Josephine maze akamukunda, Mukamana Josephine nawe akamwemerera. Mukamana Josephine akajya kumwereka ababyeyi be bakamushima, ndetse na Niyongabo Theoneste agafata Mukamana Josephine akajya kumwereka ababyeyi be bakamushima. Akomeza avuga ko yari umubyeyi ufite imico myiza mu rugo kandi agiye akimukeneye. Uyu mugabo yageze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026. Ikiniga cy'agahinda kiramufata maze yaje gusoza avuga ngo Imana imwakire mu bayo. Reka tuze tuvuga ku byabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umwana wabo wa mbere witwaga Mizero Marie Josephine yavutse. Ubwo ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026. Ndetse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umwana wabo wa mbere witwaga Mizero Josephine yitabye Imana. Kuri iyo tariki kandi ni nabwo mama we Mukamana Josephine nawe yitabye Imana. Ubwo murakuze mwahise mwumva icyabaye. Abari aho bose bari bafite agahinda kenshi n'amarira menshi, bibaza igitumye Imana ibatwaye kuri uyu munsi. Mama n'umwana we bakagendera umunsi umwe, ndetse umwana akagenda ku munsi yavutseho. Ariko burya Imana ibifite impamvu nyinshi ibi bikoze utya, kuko Imana nijya yibeshya, ndetse n'ibyo by'ukuri. Ndetse nk'uko mwabyiyumviye n'uwo muri ADPR mu barokore bo bari barimo bishimira ko umugeni atashye, ariko abari mu buryo bw'umwuka, kuko mu buryo bw'umubiri bwo buri wese aba afite agahinda kenshi kandi birumvikana. Ni inkuru mbi.
reka twese dufate akanya gato maze twifurize uyu mumama n'umwana we ko Imana yabakira mu bwami bwayo bwo mu ijuru. Reka twifashishe Bibiliya kugira ngo dukomere maze dusobanukirwe icyatumye Imana ishyiraho urupfu ndetse n'impamvu koko umuntu wese uri kuri iyi si azapfa. Ubundi Imana yaremye umuntu umwe yitwaga Adamu, maze iramureba ibona ko akeneye umufasha we, Imana iramumuha ari we witwaga Eva. Ariko aba baje gukora icyaha, maze urupfu nk'igihano Imana yari yagennye mu busitani bwa Edeni, maze byaje guhita bitangira vuba aho kuko umwana wabo witwaga Kayini yahise yica Abeli, nuko urupfu rwatangiye. Ariko kubera Imana yo mu ijuru yakundaga abari mu isi cyane, byatumye yohereza umwana wayo w'ikinege ari wo waje witwa Yesu, aza gupfa ku musaraba i Goligota, maze apfira abanyabyaha kuko umuntu yavukaga nyine afite icyaha cya se, icyaha cy'inkomoko cyakomokaga kwa Adamu. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese yavukaga ari umunyabyaha. Byaje gutuma Yesu aza ku musaraba i Goligota rero arapfa, maze amaze gupfa ajya ikuzimu akubita uwitwa Satani ndetse akubita n'uwitwa urupfu ararunesha, maze afata urufunguzo aragenda akingurira abera. Twe rero turi hano muri ino si, ni gute tuzisanga aho hantu? Bisobanuye ko twese turi muri ino si tuzapfa kugira ngo tugere mu bwami bw'ijuru, kuko n'umwami wacu Yesu Kristo yapfuye ku musaraba i Goligota. Ubwo rero tuzatera ikirenge mu cye. Twese dusobanukirwa rero icyatumye iyi nkuru mbi twebwe abantu bakiri mu isi twakwita mbi, ariko mu bizera mu buryo bw'umwuka bo bayita inkuru nziza, kuko nyine baba bagiye muri bwa bwami bw'ijuru. Nicyo cyatumye iyi nkuru iba. Ndetse ukurikije ku buhamya cyangwa se ku mateka y'uyu mubyeyi twumvishe uko yatanzwe cyangwa se uko yavuzwe, biragaragara koko uyu mubyeyi n'umwana we bagiye mu bwami bw'ijuru. Byaje no kongera guhita ntekereza ku kibazo njya numva kivuga ngo ese iminsi umaze urayizi? Uhita usubiza ati yego, kuko n'itariki uba uzizi n'izo ugezeho. Bagahita bakubaza ati ese iyo usigajeyo urayizi? Aho bihita biba ikibazo kuko nyine ntabwo uba uyizi. Mbifuriza mwese twabanye muri iyi video ko mwakwitwara neza kugira ngo nyine kuri uwo munsi nugera twese tuzabona ubwami bw'ijuru. Njye nitwa Jean Olivier, Imana ibarinde.